Rwanda twiyemeje kurandura burundu ivangura n'amacakubiri bishingiye ku bwoko, karere n'ibindi, no gushyira imbere ubumwe bw'Abanyarwanda. Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda nibwo bwicanyi ndengakamere u Rwanda rwagize mu mateka yarwo, yaje ikurikiye ubundi bwicanyi nanone bwibasiye Abatutsi guhera mu mwaka w'1959 bigizwemo uruhare n'abakoloni b'Ababiligi n'ubutegetsi bwakurikiyeho bwari mu mashyaka ya politike, harimo ishyaka rya Prosoma, harimo Parimehutu, MRND, CDR n'andi menshi yubakiye ku irondabwoko. Umugambi wo kurimbura Abatutsi n'ibikorwa byakurikiyeho byo kubica hose mu gihugu guhera ku itariki 7 Mata 1994 ntibyaje bihubutse cyangwa biterwe n'ihanuka y'indege nk'uko bamwe babibeshye. Ingengabitekerezo yo kurimbura Abatutsi mu 1994 yaturutse ku irondabwoko ryamaze imyaka irenga 30. Twibuka abari abaturage b'umurenge wa Gitambi bishwe urw'agashinyaguro bazira uko bavutse. Umubare munini wabo ukaba warishwe ku itariki 19 z'ukwa kane, ari nayo tariki umurenge wa Gitambi twibukiraho. Tukaba twibuka Abatutsi 277 bishwe mu gihe cya Jenoside yabaye muri 1994. Ubu imibiri yabo abo twibuka iruhukiye mu nzibutso zitandukanye. Dufite abaruhukiye mu rwibutso rwa Muganza, abahoze ari muri Segiteri Nyabinare, uyu munsi ni mu kagari ka Hangabashi. Tukagira kandi abaruhukiye mu rwibutso rwa Mibirizi, mu cyahoze ari Segiteri Gitambi na Kaboza, ubu ngubu ni mu kagari ka Mashesha na Kingwa. Tukagira kandi n'abaruhukiye muri Nyarushishi, ubu ni mu abatuye mu kagari ka Gahungiri. Abatutsi bishwe mu murenge wa Gitambi zabaturuka muri izi segiteri gusa, kuko hari n'abandi bishwe bahunga. Aba bamwe bajugunywe mu mazi nko mu Mashyuza, ahazwi nko mu Gakono, mu mugezi wa Njambwe no mu mugezi wa Rubyiru. Turashimira ingabo zahoze ari za RPA zahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi, zari zirangajwe imbere n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, mu gihuzi bubi bwo bwateguye bukanashyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi bifuzaga kumara Abatutsi. Kandi turashimira abarokotse Jenoside bo mu murenge wa Gitambi bemeye gutanga imbabazi ku babiciye kandi bakanga guheranwa n'agahinda. Ubu bakaba bari mu bikorwa by'iterambere kandi baharanira kubaho neza. Kwibuka ni inshingano ya buri munyarwanda wese kugira ngo Jenoside ntizongere kuba ukundi mu gihugu cyacu. Yitwa Mukamurenzi Alexiyana, narokokeye muri uyu murenge wa Gitambi. Jenoside yabaye mfite imyaka 15, ariko ibyo ngiye kubagezaho ubuhamya bwanjye ni ibyanciye mu maso. Nabashije kubona inzira y'umusaraba nanyuzemo ni ndende, ariko ndacaguranya kuko amasaha yacitse. Mu by'ukuri ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane nibwo twagiye kubona ari nimugoroba, twari tuvuye kuragira ihene tuzicyuye, tubona ikirere gihindutse umutuku. Ikirere cyahindutse amaraso tureba, twari abana bato tuguma twikirira ntitwabyitaho. Turaryama. Mu gitondo bitariki 7 z'ukwa kane, ubwo ngewe nabaga Ikingwa kwa sogokuru, nabanaga na sogokuru Segatarama, ndumva hana benshi baramuzi. Ngiye kubona mbona haje umupapa witwaga Dawudi batitangira, twari duturanye. Araza, timwaramutse, turamusuhuza. Sogokuru wanyariye. Turamubwira ati sogokuru aracyaryamye. Teba tumubwire ko ndi kumushaka.
sogokuru nibwo yabyukaga araza, amaze kuza ati Fara waramutse, ati mwaramutse, ati ntabwo ishyano riraguye, ati perezida yaraye apfuye, mbona bagize ikibazo. Sogokuru ati ibintu uri kumbwira nibyo? Ati nibyo, Habyarimana yapfuye, indege yiwe baraye bayihanuye. Ubwo twagumye aho ngaho, ariko nari mfite marume witwaga Kambanda Vincent, twari duturanye. Ngiye kubona mbona nawe araje, musaza mbona bagiye mu nzu baricara, ariko mbona buzuye ikintu cy'agahinda cyane, ariko twebwe twari abana ntabwo twari tuzi ibi byari byo. Ubwo twagumye aho ngaho mu mwanya, tugumbuye nyine Muyomba asubiye mu rugo, sogokuru agumaho. Ariko sogokuru aratubwira ati Mutindi we, akundaga kuvuga ngo urugaruga Mutindi we, ati ntabwo, ati ibintu byacitse, ati kuba perezida yapfuye, ati bagiye kutwica, ati kera hari ati muri za 59 za 62 atangira nyine kudusubiramo mu mateka, atubwira ati nkamwe papa wanyu bari baramujyanye bamujugunya mu Bugesera, iwabo nyine barahunze, bamaze kumujugunya mu Bugesera kugira ngo isazi yitwa Tsetse izamurireyo apfireyo. Kubera papa wanyu yaje ari umusore, ati nubwo itashyingirwa, ati none rero ibingibi byabaye, ati nanjye ndumvagize ubwoba. Twagumye aho ngaho, twagiye kumva twumva hakurya mu Nyantaba induru ziravuze. Induru zivuze naho hari urugo bari bagiye gusenya, batangira gusenya ku mugoroba. Ubwo tumaze kubyumva gutyo, twari tuzi ko wenda byaza kugira imbaraga. Mu minota itari mikeya tugiye kubona tubona hari umwuzukuru wa sogokuru twabanaga ari umwana wa mama wacu, bari baravuye muri Kongo. Araje ati sogokuru, ati ngwino urebe ku irembo bari gutema ibitoki. Ubwo byarangiye tugiye kureba, noneho ubwo dusanga bitangiye gutemagura ibitoki byari bikomeye bakuraho. Iminota itari mike tubona haje igitero, cya gitero kije bagiye mu kiraro basohoye inka barashorera bajya kuzibagira epfo, abandi nabo barakomeje nyine baracagagura ibitoki baratwara. Ubwo sogokuru tugumana aho ngaho aratubwira ati muze dushaka ukuntu tujya mu gihuru turyame. Twaragiye tuguma mu gihuru, umugoroba uragera, ijoro riza kugera, buza gucya. Bukeye nibwo haje kuza igitero, noneho barasenya. Bamaze gusenya, ubwo ni ukuvuga ngo w'ikintu yahise akora, yarambwiye ati rero wowe ikintu ugiye gukora, genda ujye Igitambi kwa papa wawe, kuko papa yari atuye hano Igitambi mu mudugudu wa Ruvurugu. Ati ngewe ngiye kugenda ngira hirya aho murumuna wanjye atuye witwaga Yozefu Nyasiro, ndebe niba wakiriho. Ubwo yahise agenda ajya kwa Yozefu Nyasiro, natwe ubwo nanjye nahise nomoka njye Igitambi. Ngeze Igitambi nashyikiye mu rugo, nsanganye n'ababyeyi banjye baracyahari. Ubwo noneho bambonye mpitanye mbabwira nti ndaje. Ese mwari murihe? Ndamubwira nti twararaga mu gihuru none inzu basenye. Ubwo twahise tuguma aho ngaho, ariko mama arambwira ati nubwo uje natwe nta mahungiro turi kurara mu gihuru. Twagumanye aho ngaho, mbona bwije bicagamo ibice, papa akagenda ukwe na mama akagenda ukwe n'abana. Turagenda turara mu gihuru, tumaze kurara mu gihuru, ubwo mu gitondo bwaje gucya. Bumaze gucya haza umugabo abwira papa aterega ati nushaka ziriya nka zawe uzitange, atariko nta n'uwo wazihereza, ati bavuze ko inka zawe baza kuzirya. Tise ni bande? Ati inama ziri gukorwa, hari inama zaraye zibaye nijoro, bavuze ko inka zawe baza kuzitwara. Aravuga ati ntacyo batwara.
ubwo twagumye aho ngaho. Tumaze kugumaho buza kwira, biza kugera ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane. Kwa za tariki 15 z'ukwezi kwa kane mu gitondo hari umusaza sogokuru witwaga Pimake ndaryibutse, akaba yari afite umuhungu we witwaga Simpunga, bakoraga hano hepfo muri Simerwa, yaratuye hano ku rya kabiri. Aravuga ati ngewe ibi bintu kuba bimeze gutya ntago mpamye ko Simpunga kiriho, reka ngende njye kureba ko Simpunga yaba kiriho. Ubwo yaramanutse, amaze kumanuka ariko umwana we mutoya aza kumukurikira w'umuhungu witwaga Filipo. Baragenda, bageze mu Mashesha ntabwo baharenze kuko ubwicanyi bwari bwamaze gutegurwa, bwari bwagezweho uwo munsi. Niko kugenda babicira aho ngaho mu Mashesha. Bamaze kubicira mu Mashesha biba bimaze kugera mu masaa 3. Bigeze kugera mu masaa 3 nibwo papa yari ari ku irembo, mama yari yamaze kujya mu gihuru kare. Ubwo papa ngiye kubona mbona haje umubikira. Hari umubikira twari duturanye witwaga Gertruda, yavukaga kwa Mayara. Araza barahagararana, ati none se kuri hano? Ati ngewe ndi hano. Ati ntabwo rero shaka kundi ujya mu gihuru, ibintu byakomeye, bari kwica. Ati Pimake bamwishe na wa muhungu we. Atahubwo mbonye hari abandi batutsi bazanye, babamanuye, abo kwa Hitimana bose baramanuye, baragenda bafata hirya kwa ba Kagombo, kwa ba Kanyamihanda. Abatutsi bose bo kwa Sidora, abahungu be bose baraje bashyira mu migeyo, abariho bajya kubicira. Ubwo papa ikintu yakoze, nabonye ajya mu nzu, afata indobo ashyira mu iradiyo ye, ashyiramo n'imyenda mike n'isanduku mama yari yaratahanye, abihereza uwo mubikira. Umubikira arabijyana. Amaze kubijyana nge nguma mutaratamba imbere. Ubwo nukuvuga ngo musaza wanjye na murumuna wanjye n'abana bo kwa data wacu aho twari twihishe nari mbasizemo kuko mama yari yagiye ukwe. Noneho papa aratubwira ati rero wowe genda usanga abana. Ndabona ni nose wowe ugiye, ati wowe genda. We yagumyaho. Amaze kuguma aho ngaho, ubwo ndagenda nsanga abana turicara. Ndababwira nti sogokuru bamwishe na Filipo bamwishe. Ubwo byarangiye ngiye kubona mbona haje umugabo yari afite inkota ndende cyane. Araza mbona asuhuje papa amwereza ukuboko. Amaze kumuhereza ukuboko baravugana. Ariko kuvugana nkeka ko ashobora kuba yaramubwira ati ngwino ujye kutwereka aho abana bawe bari, kuko nagiye kubona mbona amushoreye amuzana twebwe aho twari turi. Noneho kubera ko twari turi kumwe n'umugore wa data wacu, aratubwira ati ntabwo mbyumva, na Tomine baramujyanye, ntabwo ndyemera, singuma hano, ndagiye twese batwice, n'ubundi umugabo banjye bamweze kumwica, ntacyo nsigaranye. Ubwo yahise ahaguruka agenda abasanga. Akimara kugenda abasanga nibwo twagiye kubona tubona barabajyanye mu musirikare niwe wari ubashoreye. Amaze kubashorera abajyana aberekeza hahandi mu migeyo, niho babatsinze kuko hari umwana waje kuza w'umukobwa aho twari twihishe, aratambuka aratubona. Atubonye araza, atese muri hano? Ati ntabwo rero papa wanyu bamwishe. Ati nsanze acuramye ari kureba epfo. Ati na Meresia n'abamwishe. Ati mbonye hari imirambo myinshi bishe hara hirya mu migeyo. Ubwo twagumye aho. Tumaze kugumaho, ubwo induru ziba zitangiye kuvuga, imbwa zitangira kumoka, barahiga. Ye ko nambona mu ruvuru gahamanutse igitero. Cya gitero kimanutse cyaragiye berekera hirya mu rubaya. Nkajya numva bari kuvuza induru ati turamubonye. Abandi ati ninde? Ati ni umugore.
nimumuzane. Aramuzana. Bamaze kumuzana, ariko bakimara kuvuga gutyo ngo ni umugore, bakimara kuvuga ngo nibamuzamure, twe twagiye tubona bazamuye bari gukubitagura impiri bahondagura. Bamaze kuza bamushyitsa ku muhanda, ngiye kumva numva nari ndi kumwe n'umukobwa nyine ngo kwa data wacu, ati zikari mama wanyu. Ubwo bazanaga bashyira mu muhanda, barakubita bashyira hasi, bakajya bamwambura ubusa, akubitwa n'abana bameze gutesa, abana b'urubyiruko, zari insoresore zo mu Ruvuruga. Abanyaruvuruga mwarambabaje cyane. Ubwo byarangiye bamuhondaguriye aho ngaho, haza kuza umugabo witwa Ruhashya wo mu Kabozi. Araza ati ariko bakajya bavuga ngo nimumwice, bamwe ngo tumwice, abandi ngo yego, abandi ati tumwice, bamwe ati hoya, harimo n'abavuze ngo ngiye yamvuriye umwana, mwashaka mwamureka. Ubwo mugabo ikintu yavuze, yaravuze ati mwamumpaye nkamujyana, kazajya ndagirira ihene zanjye, ko nta muntu ufite wo kundagirira ihene. Abandi ati oya, hariya muri Nyamugora hariyo mubyara we twashyizeyo, hari umugabo witwa Pascal Bisoma, bari bamutemaguye ari mu mazi, amazi yahindutse umuvu w'amaraso, bari bamurambitse muri Nyamugora. Avamwe umwe aravuga ushango mufate ngo tumujyane, ngo tubafate tubagerekeranye ngo turebe ukuntu abatutsi bajya barongorana. Icyo kintu ndakibuka ntago nzakibagirwa. Ubwo byarangiye byo kwatubona, baramufashe baramushoreye ameze nk'ikintu cy'ikinyugunyugu. Baramujyanye, hamaze kumujyana, ubwo bamugejejeyo, wa mupapa yari Karori Ruhashya, Imana izamuha umugisha, yaramufashe amubavanamo, aramwandaza, aramujyana, agenda akurura, amushyira muri Pindura ku mugabo witwa Fabian Pindura, nawe Imana izamuduhembere. Ubwo twagumye aho ngaho, tuguma aho mu gihuru. Tumaze kuguma mu gihuru, ijoro ryaje kugera. Ijoro rigeze, hageze ku mugoroba, abana kuko nari nabasigaranye, ni njye wari mukuru, mbona abana inzara yabishe, batangira, mbona nyine isura zatangiye guhinduka. Ubwo narababwiye nti reka tugende turebe, hari umugabo witwa Yozefu Kajisho, hari abana bamubwiye ko batubonye ahantu twicaye. Araza, amaze kuza aratureba, atujyana iwe, amaze kutugezayo aduhereza amazi, turabanza turanywa, abwira umugore ati itahereza ibiryo turarya. Arangije aratubwira ati rero sha mwihangane, umuryango wanyu wose bawishe nta n'umwe basigaye, atariko ntabwo nanjye mbahisha, kuko hano babonye n'ubu ngubu ntihagira n'ubabona, ubu nanjye baraza kuntera. Kandi koko niko byari bimeze, umututsi ntaho kurengerwa yari afite icyo gihe rwose, n'uwabonaga umuhaye n'amazi barabuguhigiraga. Ubwo byarangiye, tumaze kurya aratubwira ati rero ngiye kugenda nshaka ahantu mbaryamisha. Yaradufashe aratuzamura, atujyana kuri wa mugabo witwa Pindura. Tuhageze ati none se ko muje hano? Ntabwo ati Yozefu yaratubwiye tuze hano. Nibwo twagendaga, aduha ibiryo turarya. Tumaze kurya aratubwira ati rero ntago muri buryame mu nzu, kugenda mushaka ahantu muryama. Atujyana mu bishyimbo bya Mpembera, ariko tugirirwa ubuntu, imvura iragwa koko nyinshi, duhita duseseramo turyamamo. Tumaze kuryamamo n'abana turaryama turasinzira, bo barasinziriye ariko njye ntabwo nasinziriye. Bigeze mu ijoro hagati, nibwo twagiye tubona haje impyisi. Mu by'ukuri umuntu wavuga ngo impyisi mbi ni umuntu, ntabwo yabeshye.
impyisi yaraje iratwihumuriza iratuzenguruka mbona isubiyeyo. Imaze gusubirayo twagumye aho. Tumaze kuguma aho ngaho nibwo nyuma yaho bitangiye kuba nko mu masaa 10 ngiye kumva numva umuntu araje ari kudukomangaho. Amaze kudukomangaho ngiye kubona mbona ni mama araza. Kavuga ati ma ni wowe ati kavuga ati twatuzi ko wapfuye. Atubwira ati n'ubundi birenze gupfa sinapfuye ariko ndacyari muzima mwihangane. Ati none se ubu ngubu biragenda gute? Atubwira ati mwebwe wowe ikintu ugiye gukora ugiye gufata aba bahungu ushaka ukuntu ubajyana ushaka mu Gasovu, noneho nugerayo urebe mukuru wanyu hari mukuru wanjye wo kwa mama nyine niba yarashatse abajyane Imibirizi. Ubwo nagendaga turagenda tumaze kurenga umuhanda tugeze aho bita mu Kinengu reka da dusanga ni imirambo gusa iri aho ngaho, ntabwo aho bagiye babicira imigenda ntabwo baraha bavana. Tugenda dutaragurika ya mirambo no kugenda turomoka tujya mu Gasovu. Tumaze kugerayo uwo muvandimwe wacu aratubwira ati rero muraje ati muri kujya hese? Ati twatuje urebe ukuntu batugeze Imibirizi aba bana batarica. Aratubwira ati yewe ntaho mwanyura ikibazo nta n'uwabagezeyo. Ati dore mukanya korone yari yanyuze aha ngaha nawe ntabwo tuzi niba yagezeyo. Ati ahubwo wowe mwite mwomoka musubira Ikingwa, nimumara gusubira Ikingwa nibura muguma aho ngaho Imibirizi ho izi nzira nta hantu mwanyura, inzira zose bari kwica. Ubwo twarongeye abana ndabahindurana ndabagarura noneho mbashyira mu matongo yo kwa sogokuru, kuko mama yari yatubwiye ati rero ntabwo nsubira mu gitambi, muze tujye mu matongo kwa sogokuru, nimugaruka njyewe niho ndaba nicaye. Twaricaye tuguma aho ngaho, ariko haza kuza umubyeyi umwe aramubwira ati rero aba bana shaka ahantu bashyira bo barabica, wenda we kuba wabaye gutya ntacyo bari bongere kugutwara. Babana twarabafashe kuko baravugaga ati abahungu cyane nibo bari guhiga. Twahise tubashyira burira igiti baragenda bicaramo birirwamo. Bamaze kwirirwamo ubwo natwe twagumye twicaye aho ngaho. Sinzi umubyeyi umwe witwa Costasia Mukadamaseni ari Ikingwa, Imana izamuha umugisha, yaragiye azana agasahani. Aka gasahani nimurajya mu cyo kurya murajya muriraho. Aragenda cyakora azana n'ibiryo. Hari umukecuru twari duturanye Kansirida yitabye Imana, aragenda bazana udusafuriya tumanze murye. Bo bazanaga ibiryo bitetse tuguma aho ngaho. Ubwo ni ukuvuga ngo sogokuru hahandi yari yihishe yaje kumenya ko twaje muri ya matongo. Aravuga ati reka nanjye mbesanze abana bwo bagarutse. Yaraje twicara muri ya matongo tuguma aho ngaho, ariko twayirirwagamo iyo ijoro ryasaga nyine yabaga ari wo mugisha wacu. Haragiye tujya mu gihuru, tumaze kujya mu gihuru turaryama, tugirirwa ubuntu buracya, turongera twirirwaho n'ubundi tugirirwa ubuntu buracya. Haje gushiramo iminsi nk'itatu twumva noneho inzara iratwishe. Mama ati genda wenda kubera ko ari wowe uciye ubwenge ugenda ujya mu gitambi urebe mu murima wenda amateke arimo. Nuko nibwo nazaga maze kuza nshyitse mu gitambi nari ntarashyika mu murima. Maze kugerayo ngezeyo nsanga imyaka yose bararandaguye nta kintu na kimwe mbega kirimo. Ubwoba nyine barafata ndongera ndacurika ndamanuka. Ngeze mu muhanda hura n'umugabo witwa Kaberuka bahara mu Ruvuruga, yaragiye ku kazi yakoraga ku Bashinwa. Arambwira ati none se ugiye? Arambwira ati nanjye gushaka ibyo kurya. Mwariya ndi wo kwatumye nanjye bwiye ushango mwihangane nyine nta kundi. Atariko mbabarira ngusabye imbabazi uve muri izi nzira, abahungu banjye babaye nk'abasazi nibakubona barahita bakwica. Nyabundi nushaka unyura ahantu h'umwonga
nibakubona barakwica kuko bo babaye nk'abasazi. Kandi koko nyine n'igitero cy'ishema cyatemaguye mama nabo bari bakirimo. Nuko nibwo nazaga yewe ibyo yambwiye reka bimbeho. Ndamanuka nshyika epfo nyura mu matongo nyine yacu, hirya hari inzu yari ihari bari batarasenya ya musaza wacu uwo nguwo witwa Simpunga, yabagamo umugore witwaga Fasisika. Nsanga barahari niho bicaye, bamaze kumbona babankubise amaso, bahise baza ati niko shati muracyariho mwanyenziwe? Ntabwo ati turahari. Mbere na mbere banza umbwira ahantu umusaza wawe ari. Ntabwo ari umusaza wanjye sinzi ahantu ari. Urahambwira uwo ni uwitwa Boniface. Urahambwira ku kibini cyiza. Ntabwo nzi ahantu ari. Atare hasi. Bandicaye. Maze kwicara afashe inkota kajya yishyira ku munwa. Yuzuye amaraso inuka arayimpanaguza ku munwa. Rangije ndamwandindiga ntabwo nzi ahantu ari. Ntabwo uzi ahantu uri se ngo kumuhisha mw'ibiki. Twamaze kumenya ko muri ikingwa ngo kwa sogokuru wanyu kandi turaza turamubona. Ndagenda maze gushyika mu rugo mbibwira mama. Mara kubimubwira yewe ku mugoroba koko kagiye kubona tubona baraje. Bamaze kuza hari umusaza ay'igihugu Mariko yitabye Imana izamuhira ubuko ridashira. Yaraje arabafata inkona biruka harabwira tumva muve hano muje kureba iki hano iwacu ko nta muntu womoka nta munyakinga uri komoka ngaze hari iwanyu igitanga muje gushaka iki hano. Nibwo yatakaga arabwira ati ndavuze ngo muve hano. Bahise bahava baragenda. Bamaze kugenda bobo barakomeje nyine batanga amaraporo yabo. Ubwo twagumye aho ngaho. Noneho igihe cyaje kugera ku mugoroba sogokuru ati rero igihuru cyandambiye ntabwo nsubira mu gihuru, reka tujye mu nzu turyame. Ariko musaza wanjye ku mugoroba abwira mama ngo se mama harya ubu nyine ngo abahungu ni ukutwica tugashira. Mama ati simbizi, hari igihe wenda mwarokoka harya ibintu byahagarara. Ati simbizi. Ati mama tumereza amazi nikarabira hariya. Ati noza iki gikanu cyanjye rwose nibandera inkota izagenda yinjira sinzababare. Ubwo mwana yarabikoze. Ikintu cyantunguye n'ubu njya nibaza wagira ngo yari ari mu mayereko. Yafashe amavuta yarari aho ngaho abwira mama ati mama ndashaka kwisiga igikanu cyoroshye kuko nta muntu ushaka kubabaza umubiri wanjye. Mwana yagumye aho ngaho turaryama. Bigeze nko mu masaa y'ijoro nibwo twagiye tubona bamuritse amatoroshi kuko aho twari turi mu by'ukuri pe mwakumva mbabwira ngo twari mu rugo ni ikirongozi twarimo, ntabwo ari inzu. Twari twarihebye mbega ubuzima bwari bwaraturambiye. Twagumye aho ngaho. Tumaze kuguma aho ngaho ubwo icyakurikiyeho twagiye kuba tubona baraje n'amatoroshi barinjira. Ati mwiriwe mama arikiriza ngo mari twari tuje kureba umwana w'umwega uri ahangaha. Mama araceceka aterega muduhe duhereza umwana w'umwega uri aha. Mama yarabihoreye. Amaze kubihorera umwana yahise ahaguruka ngo mama ngo baje. Ubwo umwana bari baje kumureba gutyo. Hari abandi bana bagiye haruguru ku mugabo witwa Dawidi batitangira. Bari baramaze kumwica n'umwana w'ishira impumu bari baratemaguye ari aho ngaho. Baragiye batoraguramo abana bari basigaye bose barabamanura babajyanana n'uwo musaza wanjye kuko hari n'undi mwana bari bagiye kuzana witwa Makurata Mukarutsitsi. Bafata abana b'uwitwaga Regina wari waravuye Mutimasi. Abana barabashorera bose muri iryo joro baragishe
bamaze kubica babajugunya mu musarani witwaga Kaneziyo, nawe bari baramwishe muri jenoside. Ubwo twagumye aho ngaho, tumaze kuguma aho ngaho turavuga ati rero ibi bintu birakomeye. Ubwo byarangiye tugumye aho ngaho, ariko sogokuru ngenda mubwira nti sogokuru namwe mwihagazeho, iyo tujya mu gihuru ntabwo baba bamubonye ngo bamwice, ntabwo twongera kurara aha hantu. Ubwo twaragiye tukajya mu gihuru, mu gitondo tukagaruka tukicara, nimugoroba nuko hashizemo iminsi nibwo twagiye twumva nijoro haje ikindi gitero. Bamaze kuza bahise baterura sogokuru yari umusaza ushaje cyane pe, n'uwo mwishe yiteranyirije ubusa. Bahise baterura bamurambika hasi, bajugunya hanze, baterura mukaza wanjye wundi muto wari uhari nawe barateruranaga hanze, baratangiye barahondagura bahita bicira aho hanze. Bamaze kubica ubwo bahise batubwira ati nta mpamvu yo kuva aho ngaho, muhagume ntimugire ahantu mujye. Nuko nibwo bahise baza, noneho umugabo umwe abaza mama ati none se mama ubundi mwatumenye? Njye rero nari umwana ariko wari ubazi bose n'amazina nyazi, dore ko kenshi nari narareba aho ngaho kwa sogokuru. Ndamubwira nti njyewe nabamenye. Nahise afata inkota abayinkubise, mba negeye inyuma ya nkota ibifashe hagati mu biti by'urusenge. Ubwo ya nkota umugore we niwe waje kuyikuramo mu gitondo arayijyana. Ariko ibyo nubwo byabaye gutyo, ikintu cyanteye agahinda cyashenguye, sogokuru yari umusaza ushaje cyane, nta muntu utari uzi Segatarama ubusaze bwe uko yari ameze. Iyo bamwica neza bakamwicira umubiri we wose, ariko bamwishe nabi, bamucaho igitsina bakijugunya mama mu maso. Bamaze kukijugunya mama mu maso bafata ngo mu by'ukuri byari ibintu bibabaje biteye agahinda. Ubwo mama no kumenya ko ariko byagenze mu gitondo, ubwo ako kanya banze ko tuva aho ngaho, kuko bagiraga ngo bagende, hari gasaza kanjye kari gato mama yaragahetse mu mugongo. Ariko burya isaha n'umunota bitaragera, n'ubwo byagenda gute wakihisha no mu rushishi ntagire ukubona. Ubwo mama yaramuhetse, noneho yagumye ahagaze ku kibambazi cy'inzu, bagafata ibiti bagakubita ku maguru ye, duhereza undi mwana. Bagira ngo bagende bakababwira ati hoya mwemuretse, hari umuhungu hano hasigaye. Bakaza ati vuga hano wamusize. Ati mama ati njye nabonye kagenda ku mugoroba sinzi aho kagiye. Naho ni mugoroba habaga hari uwaje gucunga ko twese duhari, kandi koko pe twaramubonaga. Ubwo mama aranga arabwira ati njye sinzi ahantu ari. Cyakora Imana iradufasha, nako kaba intwari kari gafite imyaka 4, ntabwo kavuze ngo ndi hano, karacejetse. Ahubwo ikintu cyadutunguye ni ukuntu bavuze ngo duhereza amasuka, haba ariko kavuga ngo amasuka ari kwa Gatarina, ariko ya Mana ntabwo bamenye ubivuze ari indi. Ubwo bagumye aho ngaho, baratubwira ati ntimusohoke ngo muve hano. Baragiye, nacunze bamaze kugenda, njyewe mba ndasohotse nkururama mu mwenda, twese tuba turagiye. Tutaragera naho twicara mu gihuru, tubona amatoroshi yatugezeho, ariko ya Mana twagumye aho ngaho ntibatubona. Mu gitondo rero nibwo mama yahise aza guhanagura amaraso aho ngaho, arebye asanga ni igitsina cya papa we bamukubise mu maso. Ese agifata agenda agishyingura mu gihandari cy'insina kiri munsi y'inzu.
ubwo twagumye aho haza kuza umubyeyi aramubwira ati Mari, inama nakugira aha hantu have ahangaha n'ubundi singewe reka nkubwire pe, bari abantu bakoze biriya bishe umusaza ntabwo ari abantu bavuye kure, ntabwo ari abantu baje ngo baramanutse bavuye za Gitambi cyangwa se bavuye za Muhanga, ni abahani iwacu babikoze. Kandi numvise umugambi uhari ubundi nuko mwese bagombaga kubica, ahubwo mwebwe nimugende muve hano. Haragiye tumaze kugenda turaza tugera Igitambi dusubira muri ya matongo, ariko baratubwira ati itegeko ryasohotse yuje uja gusura, wowe uragenda ukajya gushaka umuyobozi akaba ari we kubwira aho uje. Haragiye tumaze kugenda tisenda jyashye tugenda ujye kwa konseye. Haragiye tumaze kugenda tugerayo kwa konseye, tumaze kugerayo twasanze ari mu rugo we yicaye muri veranda ajye kubita amaso. Mama Mari, ntabwo barakwica? Ati subu ubwicanyi bwabaye hati batarakwishe ntacyo bakoze. Ati n'ukuntu basaza bawe ari inyenzi, ukuntu basaza bawe ari inkotanyi, ejo bundi bazaza baje guhora. Umva ndavuze ngo vuga uvuya, genda usange baramukazi bawe mu bantu. Haragiye tujya kwa baramukazi biwe nyine turabana, hari n'umubyeyi nawe bose mbega bari inshike ziri aho ngaho tugumanyaho. Tumaze kuguma aho ngaho mu by'ukuri igihe cyaje kugera nta minsi yashize nibwo bagiye kwica abakecuru bari Rwihene. Ariko kujya kwica abakecuru bari Rwihene bapanga ko natwe bagomba kuza kutwica. Ubwo nimugoroba nibwo haje umugabo nyine wari uri muri icyo gitero, we yahise avamo arikanguranwa, Imana izamuha iruhuko ridashira, yarapfuye. Araza ati Mariya ari hehe? Ati ngo Yohana. Ati Mari sohoka bihuse baje kukwica. Ubwo twahise dusohoka, ya nzu tuyivamo turagenda, tukigera epfo ku muhanda tubona amatoroshi n'ubundi yashyitse handi twari turi. Ubwo rero twagumye aho ngaho, tumaze kugumaho twumva baravuze ngo abakecuru bari Rwihene baraye babishe n'abana bose barataye mu misarane. Twagumye aho ngaho tumaze kugumaho, ariko mama aravuga ati njyewe nta kundi nabaho, ubu ho bugereye, ubuzima burandambiye, none se ubu turaguma muri iyi nzira y'umusaraba turajyayo, ntaho kujya hahari. Atumva tereka tugende. Ndabaza se mama tugiye tujya gushaka umusirikare uriya w'interahamwe. Namwe umusirikare se nitugera aratwica? Toya tugenda. Turagenda tuhashyitse dusanga umusirikare arahari. Akimara kutubona nibwo yahise atubwira ngo Mari uracyari? Hati wa muhungu wawe se ari he? Baramwishe. Mari baramwishe wa muhungu wawe? Ati none si wowe uje hano kugira ngo ugire gute? Arambwira ati njye rero ubuzima bwandambiye, ndagira ngo unyicane n'abana banjye aho kugira ngo mbasige ku musozi. Ubwo yaravuze ati nta kundi, njyewe rero reka nkubwire, nishe abatutsi benshi cyane, nakoze mu maraso ahagije. Mari ntabwo njye nakwica, ahubwo genda ushaka ahantu uba, genda usubire kwa baramukazi bawe mubane. Ati nta muntu uri bugukoreho. Arangije arambwira ati none se kariho twari turi kandi nijoro bakaba baje kutwica n'ubundi ndasubirayo n'ubundi baranyica. Mama ikintu yakoze, ni umusirikare yamubwiye ati genda, njyewe nihagira umuntu uza kubica nanjye ndaza ndamwica. Ubwo twarazamutse kuko aramubwiye ati nawe bakecuru bagiye kwica Rwihene nta tegeko ngera negeze mbahereza, nta n'ububasha, ntabwo ngiye ibyo nari kubyemera. Ubwo twahise tugenda, tumaze kugenda tuguma aho ngaho. Tumaze kuguma aho ngaho, cyakora mama yarambwiye ati rero ubu ngubu aho bigereye ushoboye guhunga
wumva hari ahantu yahungira yakigendera. Ndamubwira nti si umuntu yahungira hehe? Cyakora arambwira ati wowe uri mukuru, shaka ukuntu ko n'ubundi urabona basaza bawe aka gatoya njye ndakagumanya, ahubwo wowe shaka ukuntu wagenda ugera imibirizi usange Mukamuyomba wawe, nta kibazo uzarokoka azarokoke. Ariko ndamubwira nti ikibazo ningenda se we n'upfa nzabimenya? Ati hoya we ahubwo wagenda. Ubwo cyakora ikintu nakoze naragiye narateragiye pe, maze guteragira kitseyo nsanga naho bagiye kubohereza Nyarushishi, bari bamaze kubohereza umukozi Nyarushishi. Hari abasirikare ati ababyeyi n'abana begerane, buri mubyeyi yegerana abana be. Mukamarume mbona n'abakuru ntabo nabonaga bari kumwe, yari ari kumwe n'agahungu ke gato n'agakobwa, abakobwa be bakuru bose n'ababonaga. Ubwo twagumye aho ngaho, ati bagiye kuzana amabisi bashyiramo none hasigaye mugende mujye Nyarushishi. Ati ariko bisi baragera kuri bariyeri bakuramo abatutsi 10 babica. Ubwo niko byagenze, nta mabisi badushyizemo. Bamaze kudushyiramo turagenda, kuko bagiye babakuramo imigenda babica. Ariko hakaba hari umusirikare numvaga bavuga ngo yitwa bavuga menshi, bari kuri yari uwizo ngabo z'icyo gihe zari kuri la leta kera. Mu by'ukuri pe uwo musirikare bavuga menshi yakoze igikorwa cy'ubutwari, kuko wabonaga we akumira agerageza kugira ngo hatagira abatutsi bongera kwicwa. Ubwo twarakomeje, bamwe babicira mu nzira, niko kugenda tugera Nyarushishi. Kwa kugera Nyarushishi umva niyo nka yari yazamutse, nta muntu n'umwe menya yari basigaye mu giturage, kuko menya igikorwa cyo gutsemba abatutsi burundu ariho bari bateguye kugikorera. Ubwo no kuvuga ngo ikintu bahise bavuga, aravuga ati ntihagire umubyeyi utandukana n'umwana we, buri wese akagenda bicucika. Ubwo abandi nabo bagenda bafata bakumira. Ubw'amahirwe cyakora bahise bakumira bya bitero, hahise haseruka ingabo za bari abaminwari, n'abaminwari. Ubwo niko guhita za nterahamwe zari zamaze kuhagera, zahise zose ziruka ziragenda zirahava. Zimaze kuhava ni ukuvuga ngo twagumye aho ngaho. Tumaze kuguma aho ngaho baza kuzana n'Abafaransa. Abafaransa nabo baraza, bamaze kuza b'Abafaransa nibo bakomeje nyine kuguma aho ngaho ngo bari gucunga umutekano. Ariko mu by'ukuri nabo ntabwo batubereye beza, kuko bari bafite ubugome nabo. Ubugome bari bafite, nibuka bajya kugenda bafataga abana bakabarundanya ngo bagiye kubahereza ibisuguti, kuko abana bari baramenyereye guhabwa ibisuguti. Bagenda bagasanga ni urusenda bari kubashahira mu maso. Ubwo bukome barabudukoreye turabubona. Yewe harimo abana b'abasore naje kwibuka kuntu babakubitaguye imigeri. Hari abana bageze bakubitagura imigeri rwose, twibaza ikintu abana bari kuzira, biratuyobera. Ubwo ni ukuvuga ngo twagumye aho ngaho. Tumaze kuguma aho ngaho, umutekano usa naho ugenda wihembera, kuko hashize iminsi dutangira kumva ko inkotanyi zamaze gushyika mu Rwanda. Turavuga ati ntabwo bishoboka, inkotanyi se? Baratubwira ati zaje. Sinzi waje atubwira ati nimuze njye kubabereka twababonye. Nibwo twagiye tukabona n'abasirikare, kuko abasirikare bari bahari bari abaminwari. Imyambaro yabo yari itandukanye n'iy'inkotanyi. Nibwo twahise dutangira kwiremamo icyizere. Mu by'ukuri inkotanyi zimaze gusesekara, nibwo twagize umutekano uhagije, twumva icyizere gisa naho kitugarutsemo. Ubwo twagumye aho ngaho kuri uwo musozi wa Nyarushishi. Tumaze kuhaguma, ushoboye yaragendaga akajya kureba umuryango wiwe,
aho wasigaye mu giturage akagenda akamuzana, hari abari bakiri mu matongo, ubwo nuko twagiye tubigenza. Ubu rero njyewe mu by'ukuri ndashimira Perezida wa Repubulika igikorwa yadukoreye, Imana izamuha umugisha. Nshimira cyane inkotanyi zaradutabaye, iyo zidaseruka aha turi ntabwo tuba tukibuka, kuko ubugome bwari bwinshi, bwari bwagwiriye. Mu by'ukuri ntabwo nari nzi ko umuturanyi yakica umuturanyi mugenzi we. Uwakumva ibi byarabaye yavuga ngo ni abavamahanga babikoze. Nta muvamahanga wabikoze, byakozwe n'abaturanyi bacu, abo basogokuru bagabiye. Harimo abo bari baragabiye amasambu, ukumva umuntu ngo yamugabiye isambu, ariko niwe wafashe igikorwa cya mbere cyo kumugirira nabi. Yewe nshima Imana ko nta mwana wasigaye wigeze upfa nabi. Abana bagiye bashibuka kuri ya mashami, ubu barakuze, ubu bariga, bamwe babaye abagabo, abuzukuru barabonetse. Ababyeyi bacu aho baryamye baryame batuze, kuko twarakuze, twarabyaye, twarahetse, ingori twongeye kuzitega. Bose icyo kintu ndagishima. Ubu twariyubatse. Mu by'ukuri uwo musaza wanjye bashakaga kwica, ubu yabaye umusore rwose, njya mureba agahinda kakaza, ariko bwageramo nkikomeza. Ariko nshima Imana ko ariho. Ariko ibyo byose tubikesha leta y'ubumwe, yaje ari agahozo kuri twebwe. Rero tuba tuzirikana ayo mateka mabi, tugamije kuyabwira abantu bose, kubereka yuko tudashobora kwemera ko azongera kubaho. Kwibuka jenoside yakorewe abatutsi kandi n'ubundi ni ukwigisha abana bato, urubyiruko batari bariho icyo gihe, cyangwa se bari bariho ari bato, abavutse nyuma, tukabereka ko u Rwanda rwanyuze mu bikomeye, rwanyuze mu bihe bibi, abatutsi banyuze mu nzira y'umusaraba, kandi ko ayo mateka bagomba kuyamenya kugira ngo bazarwanye uwo ari we wese ushobora kongera kuyagarura. Kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 kandi burya rwose nizera neza ko mbihuriraho namwe mwese, ni ukuzirikana ndetse no guha agaciro ingabo z'inkotanyi, abasore n'inkumi, abagabo. Hari benshi bavuye ku rugamba, hari n'abandi bakomeje baraza barokora abatutsi, by'umwihariko bakaba bari bayobowe na His Excellency Paul Kagame. Tukaba tumushimira cyane kubera uruhare yagize mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, mu kubohora u Rwanda ndetse no gukomeza kurwubaka kugeza uyu munsi. Iyo rero niyo mpamvu nk'ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi, ku bufatanye n'inzego z'umutekano, ku bufatanye n'imiryango itandukanye, by'umwihariko Ibuka ndetse na Avega, tuzakomeza gufatanya turwanye ingengabitekerezo iyo ari yo yose y'amacakubiri n'ikindi icyo ari cyo cyose gishobora kutugaruramo icyuho cyangwa se kikatugaruramo kongera gusubira mu mateka mabi hariya yaranze igihugu cyacu. Ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi buzakomeza kuba hafi abarokotse jenoside yakorewe abatutsi batishoboye. Ubwo ni muri no minsi 100 ndetse na nyuma yaho, gahunda yo kwibuka abacu abatutsi bazize jenoside yakorewe abatutsi irakomeza n'ubundi mu bice bitandukanye muri iki gihe cy'iminsi 100, kandi basaba ko dukomeza kwibuka twiyubaka.